Yes, bakunze Jeune Official rero reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubahe ikaze hano kuri stade ubworoherane ahagiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'ikipe y'igisirikare cya Uganda UPDF. Mwabibonye rero ibirori byo byamaze kuba byanzika, mwabibonye ko byitabiriwe impande zose, abaturage ni benshi baje gushigikira ibihugu cyangwa se igisirikare cyabo RDF. Gusa ku rundi ruhande akaba ari n'abandi bari kugenda baturuka mu gihugu cya Uganda, cyane cyane abegera hano za Kisoro, nabo rero bakabaje gushigikira ikipe yabo ya UPDF y'igisirikare cya Uganda. N'umukino ugiye gutangira mu kanya nkuko amakuru abivuga, cyangwa se nkuko tumaze kumenya amakuru ko ugiye gutangira ku isaha 6 zuzuye. Gusa ariko mbere y'umukino hakaba hagiye kubanza kuba akarasisi, ndetse ubu tuvugana ikijyanye n'ingoma byo rwose muraza kwirebera ibintu bimeze neza cyane. So umukino tugiye kubakurikiranira hano ku bworoherane kuva utangiye kugera usojwe, ibintu rero bimeze neza cyane gata
birumvikana twongera kugaruka birumvikana mu gice cya kabiri cy'umukino. Birumvikana UPDF rwose bahise barakorana kurasoma, birumvikana ahise avamo nimero 16 akaba yitwa Mubiru Denis, yinjiyemo nimero 14 akaba rwose ayitwa Menswine, akaba rero umaze kwinjiramo birumvikana simbe rero Mubiru Hassan. Agareka tuwe gice cya kabiri birumvikana n'inota 50. Turebe rero icyo iduhishiye. Aka gice cya mbere birumvikana cyarangiye. Reka tuwe sasa UPDF sasa bashaka kugira bari ku mpira ushiranze hariya. Cyarangiye rero UPDF yoboye n'igitego cyabo kimwe. Bose rero ba RDF rero. Tugeze igice cya kabiri gishiki ese RDF barishyura cyangwa se UPDF barajya mu bindi bitego. Acha tuangalie kama kawaida dakika 45 za kipindi pili. Lakini picha kwanza kinamaliza bao moja kwa upande wa UPDF, masufuri upande wa RDF. Acha tuangalie Katurewe. Haya Katurewe rero umusore uryamye hasi hariya, umusore uryamye hasi rero. Impanuro ku batoza bombi birumvikana. Katurewe rero icyo reka dutegereze turebe. Sasa bamaze kweguka hariya, ntacyo igomba gukomeza birumvikana. Barawurengura neza cyane hariya, bomba hariya bakuramo. Attention sasa ashaka kugeramo ariko kuramo neza cyane rero. Reka tuwe sasa ashaka anakreta chomeka kumusariya. Reka tuwe sasa ashaka kugeramo. Aracyafite adefariko. Pero vani ngumusamara arafata neza cyane hariya. Haya reka turebe Mujahidi. Mujahidi avuga ati mu kimbere ira muri hariya. Atoye Manuel Konga n'umutwe Manuel hariya bakora flash hanze, agomba kurengura kwa de ibyo birumvikana kuri kamera karumvanime. Ignatius arawurengura hariya mpira ashakisha nimero zirindwi ku ruganza hariya, ashakisha umuvandimwe rero Tapaki Samu. Haya ate sasa nimero 14 chomeka pasi mpira kuramo Fono. Reka tuwe sasa Tapaki shakisha arikaita ukuraho baracabona bwanano nane hapa agomba kurengura hariya. Reka turebe rero sore wa UPDF uryamye hasi hariya, umusore uryamye hasi hariya Tapaki nane hapa. Acha tuangalie agomba kurengura umuvandimwe Tofiri hariya ku ruhande rw'ibumoso rwa RDF rero. Reka turebe rero agomba kurengura. Ahise asubira mu kibuga rero umusore wa UPDF warenguye neza cyane Tofiri hariya, arashakisha Pierre asubiza hanze hariya. Asubiza hanze hariya. Reka turebe Tofiri agomba gutera hariya.
muvandimwe Tofil Nyamukiza Tofil Chotse Maria ni Batitonda ari yagonga ariko ni Batitonda ashaka shota ariko mpira uramurengana hariya Ekena umeze bite aya mbona ko iminota rwose Radevu watangiye bari muri tamforo ariko birumvikana ashaka kwishyura reka turebe hariya kona bayiconzemo hariya agenda hejuru n'ubwonga n'umutwe ariko ahita awukuramo mbonamo ko ayikoze hariya aramupapura hariya reka tuzasengura Tofil hariya haya agomba kwengura Tofil hariya sadi saa namba 12 mgongoni akatoka lakini namba 9 mgongoni akaingia Tisia Alex hapa leo enje mu kibuga Simba nimero 12 nimero 12 birumvikana karuvandimwe Hussein Danzo Hussein rero asohoka yinjira nimero 9 rero haya reka sasa Ria anateka pasi baramushakisha neza Tisia ariko reka sasa shopera bakora makosa maamuzi ndio kwamba anasema ni foul
Yo baby. Naje guhamagara cyane muri gatara umusaza wa Emate. Ahita guhamagara umwana wanjye cyane. Polisi var. Musa
amakosa hariya akora amakosa hariya hano ryamye hasi hariya babiri abaganga bihuta rero ndabona muganga Dane yihuta cyane hariya aya akijya gutangira rwose bano bavuga ati rwose tugiye kubereka match iryoshye kabisa yawe umutoza akazi yabaga tugiye kutubona ariko kandi match ijya gutangira andi mabana birumvikana n'umuvugizi UPDF second division reka turebe aya kofa nziza cyane rwose hano wabahagaze cyane Zamania No arrivano cerimoniose. Dani, oi! Evan. birumvikana akarere arumariye penalite agiye penalite ya mbere bahita bayiterekamo nta kibazo na gito akaba rero turebe UPDF rero n'abagiye gutera penalite yabo ya mbere penalite yabo ya mbere birumvikana reka turebe Emre zirindwi rero aka acha tuangalie penalite imwe kuri imwe ndabona ni Deni Zakaria ameze bite akaruje gutera penalite ya kabiri rero kurane Faria imwe kuri imwe ushize zari penalite enye kuri eshatu birumvikana enye za UPDF uyu munsi bagenda bite reka turebe rero Zamuni Joseph arimo ahanganye n'andi na Zakaria reka turebe hariya irajyamo n'ijyamo bimeze bitari Zamu Joseph baba kwinyeganyeza hariya penalite zibirayi kabisa reka turebe rero penalite ya kabiri ku ruhande rwa UPDF penalite
ariko umuzamanzi yatekereje ko arasubira inyuma. Aya penalty eshatu kuri eshatu rero. Penalty ya kane uvandimwe Bernard akaba ugiye kwitera hariya. Amatsiko ni menshi, abamama hano rwose ndabona bavuga bati bimeze bite. Reka turebe Bernard Pahano Rwanda byafuduje. Reka turebe hariya irajyamo bimeze bite. Araje Bernard tari yagukora imyaka yakwenda bakora penalty nzuri kabisa, penalty ya ziada. Haya araje Maria yafuna abashe tunagize byose byiza. Reka turebe rero reka turebe rero aho uteretse rwose, aho uteretse penalty nzuri kabisa. Ibintu ntabwo byoroshye, bagiye kuri penalty ya nyuma enye kuri enye, nta n'umwe urayirata. Penalty ya mwisho, penalty ya gatanu birumvikana bakareba niba bose bazinjiza ubundi bagakomeza batira penalty imwe imwe. Christian akaba ugiye kwitera rero, akaba ari Christian. Reka turebe penalty ya gatanu ku ruhande rwa RDF, agiye kwitera Christian rwose asubira inyuma mu gace. Araje we, araje penalty eshanu zose zinjiye ku ruhande rwa RDF hano. Reka turebe rero, reka turebe penalty ya gatanu ku ruhande rwa bose amatsiko ni menshi, abantu bose amatsiko ni menshi. Uwo mutufashe igipimo gipima imitima y'abantu gishobora guhita giturika. Reka turebe RDF ajya kuri penalty ya gatandatu, araje. Reka turebe azamu Joseph agerageje gukina umupira w'ijyana mu izamu. Rero agenda umujyana mu izamu kabisa, yawukuyemo ariko umupira umujyana mu izamu. Penalty ya gatandatu arayinjira. UPDF bari bamaze guhaguruka ariko ntabwo biyumvishije uburyo umupira umujyana mu izamu.
bite ko atiramba bimeze bite amubonye cyane rwose Matuje ambwira ati rero ku cyumweru ati inkera y'abahizi iratangira. Matuje rwose namubonye ni mu bantu aho ariho hose aba yambaye imyenda ya peri buriya rwose aho ariho hose ajya ku muganda aba afite imyenda ya peri, ajya hehe imyenda ya peri, mu nteko y'abaturage imyenda ya peri. Matuje rero ambwira ati rwose ku munsi w'ejo ati mu gitondo tuba twabyuka rero yatangira inkera y'abahizi birumvikana. Aya reka turebe rero penaliti ya karindwi irajyamo bimeze bite. Ntacyo tuangaliye Joseph yarayikuyemo ariko imujyana mu izamu ya reka turebe UPDF esi ya karindwi yabo irajyamo cyangwa nijyamo abamotari bimeze bite asubiza cyane kabisa Munga kabisa zirindwi kuri zirindwi baranyibutsa amace y'igeze na peri bageza kuri penaliti ya 11. Icyo gihe rwose umuzamu witwa Mbori Jean Claude ndetse na Webo Lawrence barazipanguriye bose birakomera. Reka turebe rero penaliti ya 8 rero. Reka turebe penaliti ya 8 esi irajyamo nijyamo umuzamu Joseph arimo aripampa. Reka turebe ibintu ntabwo byoroshye mu bantu mwe, ntabwo byoroshye habe na gato. Abamotari kasike bazishyize Joseph ayikuramo. Reka turebe ese UPDF niba yihusha cyangwa irajyamo. Amaso yose tuyanze umuzamu wa RDF hariya aca tuangaliye. Reka turebe UPDF penaliti ya 8. Amatsiko ni menshi irajyamo nijyamo. RDF batinanyira tamwe abantu mwe UPDF batitekamo dusoza akazi nk'uko twabigenze match ibanza. Aya acha tuangaliye umuzamu ari kwipapa nawe reka turebane.
muburana iby'amahugu batumaye ushize mu mugende penalty ya tisa reka turebe penalty ya cyenda rero ese irajyamo nijyamo Joseph uri kwipapa ari umuzamu reka turebe aragera ikuramo Joseph ariya aragera ikuramo ayikuyemo UPDF barahagurutse bati twaye ubusho bwa mbere twaye ubusho bwa kabiri aya reka turebe rero RDF baravuga bati nayo arayihusha mu byihorero reka turebe nawe niyayihusha abasesenguzi babaye benshi hano aya reka turebe bakomeze bafatira iry'iburyo ntarapa araje UPDF bakaba birumvikana batsinze birumvikana rero ADF nuko babikoze umukino washize mbere munga mu gihugu cya Uganda batsinze n'ubundi penalty enye kuri eshatu uyu munsi rero bakaba batsinze na penalty zirindwi penalty umunani birumvikana kuri zirindwi rero umunani kuri zirindwi imbere ya top screen UPDF rero second division At this time, it is my pleasure to invite the RDF 2 Division Commander and the Defense Attaché of Uganda to Rwanda, General Shilingi, to award the first runner-up team and the officials. Thank you, sir.
This match is more than a sporting event. It's the result of continued engagements to strengthen bonds between the two forces. This match is the second unit fixture today. Please allow me to share with you the program for today's ceremony. We will begin with the welcoming remarks from the RDF 2 Division Commander, who will then welcome the UPDF 2 Division Commander. After their remarks, we will have the distinguished honor to welcome the RDF Reserve Chief of Staff to deliver his remarks. After the remarks, we will invite the guest of honor, the RDF Chief of Staff, the UPDF 2 Div Commander, the RDF 5 Div Commander, and the RDF 2 Div Commander to proceed for the kickoff of the game. Upon conclusion of the game, we will hold an awarding ceremony for the participating teams. Once again, thank you for welcoming us. Thank you for joining us and being with us in this wonderful day. At this point, I would like to welcome the RDF 2 Division Commander to deliver his welcome remarks. Thank you, sir. Just to Bohona, the northern province. RDF is a good morning. It is with this great pleasure that I welcome you all to Musanze and this friendly match between Rwanda Defense Force 2nd Division and the Rwanda People's Defense Force 2nd Division. I am Colonel Sidney Kaitye, acting Commander of the 2nd Division. Allow me to take this opportunity to introduce to you the distinguished senior leaders present with us today. Sir, in our midst we have the Governor of the Northern Province, Sir, you may raise your position. Rwanda Defense Force, Reserve Force Chief of Staff, Sir, raise your position. Now also, the UPDF 2nd Division Commander, Sir, raise your position. RDF 5 Division Commander, Sir, raise your position. Now also, the Rwanda Defense Attaché, Sir, please raise your position. Now also, Rwanda Defense Attaché to Uganda, Sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I am celebrate. I extend my appreciation and a renewed welcome to you all. But about the youth we share and celebrate, once again you are welcome to Musanze to continue to enjoy this evening. At this point in time, it is my honor to invite Sir, the Reserve Force Chief of Staff.
Saul.